Banyarwanda banyarwandakazi nongeye kubasuhuza mbifuriza nanone umwaka mwiza. Turi itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Uyu munsi rero nje kubaganiriza cyangwa nje kuvuga ku bihano biri gusabirwa Paul Rusesabagina washimuswe kuva mu Bubiligi, bakaba bari kumukatira imyaka cyangwa bari kumusabira ibihano byo gufungwa imyaka 170. Impamvu rero byateye abantu impungenge no kugira ngo bigaragaze ingoma y'igitugu y'ibyihebe byashimuse u Rwanda, nuko umugabo wakati imyaka 170 ntiyigeze ibyo bamurega byose ntiyigeze agera ku butaka bw'u Rwanda, ndetse muzi ko yaburanye ku giti cyewe avuga ko atari n'umunyarwanda, kuba bari baramwimye ibyangombwa. So kuvuga ko nje kumuvugira, ariko nanone ni uburenganzira bwanjye kuvugira umuntu urengana, cyane cyane iyo turi mu murongo umwe nk'umuntu uri muri opposition urwanya akababaro cyangwa akarengana abanyarwanda bakorerwa. Ntabwo Paul Rusesabagina akwiye no gufungwa. Icyambere, ifatwa rye ntabwo ryemewe n'amategeko. Icya kabiri, ikintu bakoze kuba yarikuye mu rubanza yarabamwajije cyane. Impamvu rero yikuye mu rubanza bamwe ntimwabimenye, ni ukubera yuko abavoka be yasabye n'umuryango we ntago babamwemereye, ahubwo baramunanije. Bamaje kumunaniza, bamunaniza kuburana, bamaje kumunaniza kuburana, kumuburanira no kuburana. Urumva nyine bidafite abavoka ntabwo ushobora kuburana, baba kunanije kuburana. Ntabwo babahaye fayiro ngo bayisome dosiye bayirebe, ahubwo abanyamategeko bose bagomba kumuburanira barabananije, kuko bari bazi ko ibyo bakoze byose ari amakosa. Paul Rusesabagina rero yikuye mu rubanza kubera yuko nta n'impamvu n'imwe byagombaga koko gutuma aguma muri ra rubanza. Nta mpamvu n'imwe. Nimba bashobora kukwangira abanyamategeko yawe bakunganira, abo wumva ushaka bakabima dosiye yawe, niye mpamvu. Inkotanyi rero ukuntu ari ibyihebe ntizigeze zitekereza uburyo zamushimusemo mu ndege, zikashaka kubeshya ngo yarizanye ribigagira akabeshya. Ibyo nabyo ntibigeze babitekereza, ahubwo bo ikibarajije ishanga ni ukumufata bakamufunga. Akenshi nababwiye ko aba bantu iyo bageze ku bantu babanenga, kuko nta babarwanya byo, ariko no kubarwanya tuzabarwanya, kuko igihe kirageze cyo kubarwanya dukoresheje intwaro. Narabibabwiye tugomba gukoresha intwaro kuko abagabo barenze haniro. Ibyo rero iyo bageze ku muntu ubanenze wo muri opposition, especially noneho iyo ari umuhutu, bamushiraho genocide cyangwa bakamutwerera ibindi byaha kugira ngo bamuzimize neza, batera abandi ubwoba. Ariko ngenda hamagarira abantu bose muri opposition kutagira ubwoba, ahubwo bakunga ubumwe, bagashira imbaraga hamwe, tukarwanya ibyihebe byashimuse u Rwanda. Bari abagabo ntabwo tuzakomeza kumvisha abazungu igihugu si icyabo, n'umuzungu zadutabara rukabona hari icyo twakoze. Rwose buri umwe wese ufite icyo yakora yagitabariza Paul Rusesabagina, akagira ushoboye n'abacungagereza bamutorokesha cyangwa bakamufunguza n'abasirikari bumva ko icyo kibazo kibafasha. Buri umwe wese, kuko nta kababaro cyane umuntu kumukatira imyaka 170 ngo burundu, kandi atarigeze agera no ku butaka bw'u Rwanda, atarigeze abaho n'umusirikari, ngo yarishe, ngo yaranyaze, ngo yaribye. Ibintu bidafite shinge na rugero byo kubeshya. tuvuye kuri ibyo rero nanone
tugaruke kuri urubanza rwa Idamange. Idamange iryamugwiza murabizi ko yavuze ko Kagame yapfuye. Kagame mu by'ukuri ibyo bintu batekenika, nanjye narabibabwiye ko rwose Kagame ntaho hari, kuko ngewe imyaka muzi ntabwo nigeze mubona muri situation imeze gutyo. Kandi tuzi ko yarwaye indwara zituma yica umuganga we wari ugiye kubwira abanyarwanda igihe azapfira. Iyo ndwara rero yaramwishe, nimba itaramwishe kibagaragara imbere yanyu. Wenda bamujyana mu bitaro tukabibona, ariko iyo ndwara icyo tuzi ko yaramwishe. Ntihita mwica umwaka hafi n'igice nagaragare. Ibyo kuvuga ngaragaragara ngo mu Bafaransa kugira ngo berekane ko umubano ugenda neza bafungura igifaransa tekinike bakoze, ntajya imbere y'abantu agaragare. Ariko kugaragara imbere ngo y'Abafaransa nabyo by'ibihimbano nabyo bita hamwe ari muremure, ahandi yatinye kureba mu maso, ahandi atazi gusuhuza abantu, ahandi yabaye munini yabyibusha mu maso, ubundi yabyibusha amabuno nkaho tutamuzi. Ikebe kigeze mu myaka 70 kibyibuha amabuno kikabyibuhira umunsi umwe ko mubizi. Ibyo rero yavuze ko yapfuye, kandi avuga akarengane k'Abanyarwanda, yihanangiriza abantu gucuruza amagufa y'Abatutsi. Amagufa y'Abatutsi ko yacuruza Abatutsi bapfuye muri jenoside bibungura iki? Teretse ko nayo Abahutu bayacuruza. Ntacyo bibungura. Ibintu byose yavuze ni ukuri. Yagaragaje ibya Covid ukuntu bafata Abanyarwanda nabi, agaragaza buri kimwe, nta kintu na kimwe bamurega. None ngo bashaka kumuburanya mu muhezo. None se baramuburanya mu muhezo, hari amabanga ya leta afite cyangwa yakoreye leta wenda ngo arabamena ku mugaragaro? Kuki nimba Kagame hari niryo wenda twavuga ko ari ibanga yavuze? Kuki batamumuzanira cyangwa abantu banamubone bitako barabaciye agahigo twese tugaceceka nkuko twabasabye? Kandi kukaba ari uburenganzira bwacu nk'Abanyarwanda gusaba uhita umuyobozi kuza imbere y'abantu akagaragara mu gihe hariho impamvu runaka itumvikanwaho n'Abanyarwanda. Niyo mpamvu bashaka kumushira mu muhezo. Nta yakoreye leta ngo aramena amabanga, nta kintu kiri special bamuhaye ngo agire, kuki bamuburanya mu muhezo? So ibyo byose rero ni ukuvogera uburenganzira bw'Abanyarwanda. Aba bagabo bafite gahunda baje kwica Abanyarwanda. Ubwo rero ndabasaba kugira ngo mwese murwane kuri aba bantu bafunze ba Mushayidi baheze muri gereza bakate burundu. Mwumvishe ko Karasira Aimable we bamuroze bwa kabiri, ubwa mbere bamuroze umunwa, none ubu bamuroze ngo agwaye corona, bashaka kumutera urushinge bakavuga ati corona iramwishe. Ibyo ni ibintu byo kwitondera, kuko n'Abatutsi bahagurutse bazi ukuri, bavuga bati FPR atwishe. Ntabwo ikibazo mu Rwanda dufite kiri ubwoko cyane, ahubwo n'abantu b'ibijura bavuye mu bwoko bitwaza abenshi bava mu bwoko bw'Abatutsi. Ni navuga ko ari nabo, kuko bari Abahutu bo n'ibiju n'abajambo binda barabatamika bagaceceka bakagambanira bene wabo, nta kindi bashoboye. Karasira rero ni tutamutabariza ngo tumurebe twakora amahanga nkuko tubigenza, ndetse kumutabaza ariko dufata n'intwaro dusonga mbere. Tugomba gufata intwaro barababaye ibyihebe, UN irabizi, amahanga arabizi, dore zacoga muzarahagaze. Nukuri tugomba gufata intwaro tugakwirukana ibyihebe, kuko byarananiranye. Nimureka dufata intwaro tubarwanye. Tuzavuga ariko dukata intwaro, kuko amagamba aravuga ariko akajyana n'ibikorwa. Ntabwo tuzakomeza kuvuga nese abanyamahanga bazadukurikira twe nta kintu dukoze. Hari icyo tuzaba dukoze kugira ngo abanyamahanga babone ko dufite ubushake bwo kugira ngo dukoreho leta yadushimuse, noneho nabo badutera inkunga badufashe, kuko nabo barabiza akababaro dufite. Urugero nk'ibihugu bituzengurutse mpora mbibabwira nta na kimwe bumvikana nabyo. East Africa irapfuye ku bwabo, ariko abo bantu mubabonamo iki? Abantu bafunze ibihugu, imipaka y'ibihugu byose izengurutse, nk'umupaka wa Uganda, Habyarimana inkotanyi zarwanaga zivuye muri Uganda katawufunze, kandi bavuga ko nge hari umuzehe nigeze kuganira nawe ambwira ko Habyarimana burya hari n'ubufasha yigeze gutanga, ngo hari ubufasha yigeze gutanga hano. Niko muzehe yigeze kumbwira,
ntabwo ayo makuru nyafite neza, ariko yavuze ko ngo ashobora kuba ari ubufasha yatanze. Ariko se ibyo byose katigeze afunga imipaka, abantu bavukiye bakuriye igihugu barerewemo nta kintu bafite, niyo mpamvu bashobora gufunga igihugu cya Uganda imipaka ngo bafunge n'Uburundi. Rega ntabwo tukijyaho n'abakongomani, ntabwo abanyarwanda tukijyayo. Abanyarwanda reka tuvuge rwose, tuzakomeza tuvuge kuko hari abari kuvuka, hari n'abadashoboye kureba kuri YouTube, ariko uyu munsi bakaba bagize ubushobozi bwo kuba bahagera, wenda babishoboye, niyo mpamvu tugomba kuvuga, ariko tukajyana n'ibikorwa. Message njya gutanga uyu munsi, ntabwo tuzakomeza kugenda dutabaza, ahubwo mureke imbunda nyinshi, intwaro y'amagambo, intwaro y'ibikorwa tuyishire mu gufata intwaro, turwanye FPR, tudakarara intambara. Kayibanda Professor Kambanda yarabivuze n'ukuri, ati byebe babirwanisha umuriro. Nkora mbibabwira, none se abantu umuntu katera mu myaka 170 akavuga ati nzarasa kumugaragara kabica, ko mura mbibabwira mugira ngo bizagenda biti. Dore nguyu Karasira baramuroza, dore nguyu Barafinda yavuye muri gereza, yaratumbye, murabona ukuntu yabaye, kandi yarangana gutya ari gatoya. Padiri Nahimana bamwangiye kuza kwiyamamaza mu gihugu cye, Diane Rwigara bamufungiye n'umuryango we, nkaho abagabo baragishimusa. Ariko noneho umuntu atangiye kukwangira kwiyamamaza mu gihugu cyawe ufite mu burenganzira, ubwo uko ataba yaragishimuse, we ntiyanakivukemo, nta n'icyo akunda, yewe n'imitungo ari bagatwara mu bindi bihugu. None se banyarwanda, ibi bintu byo kwangira abantu kwiyamamaza, umuntu akakwereka ko akurusha uburenganzira mu gihugu cyawe, cyangwa kurusha hari icyo akurusha mu gihugu cyawe, kandi nawe ari icyawe, mubibona muti? Ese tuzakomeza duceceke? Mwebwe ndabizi hari abantu benshi batinya kubirwanya mu kuvuga akababaro kacu, ndetse no mu gukangurira abantu, ndetse no mu gufata intwaro. Nimutanga imisanzu yanyu, narababwiye n'amafaranga barayatanga, iyo igihugu kimeze neza mugira n'umugisha mugakora mukuba, nubwo mwamara kukibohora, twamara kukibohora mukajya gukora mu yandi mahanga. Ariko muvuga muti ibintu byacu ntabwo bizibwa, ibintu byacu bifite protection, ibintu byacu bifite protection y'imbaraga. Marawi nidukoraho hari abaratuvugira, Zimbabwe nibadukoraho hari abaratuvugira, Mozambique nibadukoraho hari abaratuvugira, bamenye ikibazo cyacu, na Zambia n'ibindi bihugu byose. Ariko si nk'ubu, ahubwo murahungetwa n'abakatuvugiye, kandi nabyaye imitungo yacu bakayitunyaga. Iyo batunyaze iyo mitungo yacu, nta kindi kintu tuba dusigara tumeze nk'abantu badafite epfo na ruguru, kandi tukicwa n'agahinda, tugatekereza ko nibanadusubiza mu Rwanda baraduhimbira ibyaha nk'ibisanzwe, bakadufunga. Ndabasaba rero kugira ngo twese duhagurukire icyarimwe. Nimba udashoboye, tera abashoboye inkunga, umusanzu wawe utange, turwanye aba bagabo. Ntabwo tubatinya, ntabwo tubatinya, mureka twunga imbaraga. Icyo ukoze n'undi ahuriza hamwe, kandi ikibazo si amafaranga gusa, n'ibindi byose. Hari niyo mabanga yabo wabuze ukayamena, ibyo bakora bibi, hari n'ibitekerezo bizima waha abantu bakagenderaho. Ntawe wananirwa icyo gukora, ugakora icyo ushoboye nk'uko mpora mbibabwira, ariko tugahuriza hamwe tukarwanya ibyihebe. Twe nubwo twapfira muri uru rugamba, ariko abana bacu bakagira amahoro, bakazagira imigisha. Banyarwanda, uyu munsi rwose narinje kuvuga ku rubanza rwa Karasira, rwa Idamange, rwa Rusesabagina, ndetse no kongera kubakangurira ko ntaho umwanzi yagiye kandi akora amanywa nijoro ari guhungetwa.
ariko abantu bica impunzi zo muri Kongo bakishima bakerekana imirambo ngo bishe impunzi. Abantu nibo abantu mukibona ko yatangiye bavuga ko bica abahutu gusa, barangiye n'abatutsi barabana. Dore ejo bundi bishe, ahubwo nabwo nari nkibagiye ukuntu bishe Bukuru, bamumanuye hejuru baramunize, umurambo nibo bazamukanye bawujugunya muri escalier. Nebyo kubasha ngo ni ngo CCTV yarabakameye, ni ibyabo bashobora nyine bagomba kurimanganya iperereza, si ibyabo se bagahindura amafoto bagahindura ukuntu ibintu bimeze, nibo babikoramo. Ntabwo umugabo nk'uriye urwego agezeho yakwiyahura, ntabwo kubwo ngo umugore n'uwo mugore nawe ntiyavuyeho ngo abivuge. Ni ibintu rero by'ibinyoma mugomba kumenya. Urana umunyamategeko ukomeye kandi abanyamurenge bagomba guhaguruka bakabimenya. Murekuriya Muhima uri kwirirwa ugenda abeshya ari gucira abana b'u Rwanda imanza zitabaho. Ariko ubundi ndibaza abanyamurenge muri Kongo baba Kongomani, mu Rwanda nta bushobozi bafite bwo kuba perezida w'urukiko rukuru cyangwa se kuba umucamanza mukuru, kuko ni refugee, ni impunzi nk'uko natwe mu bindi bihugu tubaye turi impunzi. None se nimba Fayulu uriya opposition Fayulu avuga ko abanyamurenge atari abakongomani ari abanyarwanda, akabona ibintu Muhima ari gukora, akabona inkiko zose zo mu Rwanda zuzemo abanyamurenge, mwarangiza muzavuga ngo abakongomani nibanga abanyamurenge bazaba badafite shingiro cyangwa bazaba badafite impamvu runaka babikoze kandi yumvikana? Nimba umuntu ashaka kuva muri Kongo yagera mu Rwanda akaba umunyarwanda, yasaba muri Kongo akigira umukongomani, Kagame akamwinjira akamuhosha bagateza akavuyo, kuki umukongomani atazabyibaza ibyo? None se mwigeze mubona umukongomani undi uza akigira umunyarwanda? Ntabwo bibaho. Ibyo ni ibintu rero tugomba kureba tukabimenya tukanabyamagana, kuko n'abanyamahanga bari kuridukururira. Impamvu Kagame akoresha umunyamahanga nawe babwiye nawe ni umunyamahanga, ise ni umunya-Ethiopia yarabaririje araperereza arabimenya, yafasha abanyamahanga kuko azi ko abanyamahanga ntibababarira, yabona upfa nta kintu bimubwiye. Ariko wihemukiye umuntu mwavukanye ku cyaro kimwe muva hamwe, ntiwibagirwa ineza yagukoreye, byange bikunde nubwo wabyibagirwa ariko birakugaruka. Bo rero baravuga ati iwacu n'ubundi si hano, tuzigira muri Amerika. Ni nayo mpamvu akoresha abana bagogwe mu gisirikari cyaba murinda. Ndabasaba rero kugira ngo Banyarwanda ibyo bintu duhaguruke tubyamagane, ariko tubyamagane dufata n'intwaro, tubarwanye ku mugaragaro. Ibibazo byacu byarumvikanye, nabo baravuga ngo turarasa tukarasa bakaturasa. Ese mwe muzi ko dufite uburenganzira bwo kurega bari abagabo ko ari ibyihebe bigashoboka, kuko dufite ibimenyetso? Nje nshobora kujya mu rukiko nkarega Kagame ko ari ikihebe bigashoboka, kuko mfite ibimenyetso, disikuru zose yavuze agaragaza ko ari ikihebe. Urubanza rwa Mutsinda, ayo mafaranga yirirwa atanga hirya no hino, abo ba agenti cyangwa se abo bahagarariye za Ruminati bagenda bamuvugira kubera za sadaka atanga, abo yibira amazahabu bagenda bamuvugira kubera birakwishongora. Ariko ikiza arakubyara, naryashyano rye ry'umukobwa rikabyara, kuko narani ishyano. Ntimuzi ukuntu ari ryo rihagarara bagakuramo abantu inzara, ngiyo bari gutaka nibwo ryishima. Mazari reba ukuntu rirebeje, ubu narebye ukuntu uri kureba amaso yayo yuzuyemo amaraso, ise wagira ngo arica amaso agakanuka y'umukobwa we nawe ari kubyara. Bajye bamenya ko bari abana babo, ntabwo twabafunga cyangwa tubagira, ariko ntabwo bazarebwa neza, bazarebwa igitsura, kandi ntawe uzabaha n'amazi nibadasaba imbabazi. Basekuru barakosheje, ba nyina uriya mugore ngo ni Ange Kagame afite gahunda, afite uburenganzira bwo kwamagana ibikorwa ari gukora, nawe ubwo ari gukora. Dore yishe na Alexia Mupendo, murabizi, yaramwishe. Ngo nimba uriya muko wabo ngo yaramuteye inda yaramutereseho, nimba gutereta ari ikibazo sinamenya. Kandi nawe ubwo yari afite abagabo baryamanaga nawe muri Amerika. Utetse kuryamana n'umuntu nk'uriya ufite amadayimoni wuzuye n'imyaku, sinzi ibyo ubushaka.
n'abatabara nyine wakwiyegereza umwana w'ikihebe nkuriya ise ufite miliyoni 8 ku gatwe yishe ukavuga ngo ugiye kuryamana n'icyo gisirani mu buriri umugane wa bene wacu njye numva baturanye ngo ni igisirani ngo ni imyaku, it is a kind of curse. Cyamana no umuntu akakuzuza iriya myaku ye yarangiza ngo urica umwana muto y'umuziza ko yabaye inshuti n'uwo guterese cyane uwo kurongoye. Ibyo rero ni ibintu bibi. Ibyo ni ibintu abantu b'Abanyarwanda bakwiye guhaguruka bakarwanya. Tukamaganya ubwicanyi bakomeje kugenda badukorera babujandikamo abana babo bakazana abana babo n'ubujura nabo bagashiramo abana babo bakatwiba. Basigaye barigisha abana babo gutukana kuri social media muntu uko banuka kuri Facebook. Higisha abana babo bujura dore babazana bakashira mu mabanke meza za RDB murabizi, abandi bakabigisha kuroga. Aba bakobwa bana b'inkotanyi bose n'abaruzi nabo batureninze mujye mubareka abakobwa b'inkotanyi mubareke. Reka nsoza rero mvuze kuri iyi nkuru y'uyu mugabo bakunda kwita Sumbirigi James Kabarebe. Hamaze iminsi ari kuvuga urw'icye kuko James Kabarebe ashobora kuba bamwe bavuga ko yapfuye abandi bavuga ko ashobora kuba yarafunzwe yaraburi irengero. Banyarwanda kuri leta nk'iriya murabizi ko nta kidashoboka. Bafashe Rurayi bamukubitamo Karenzi Karake ibingira arimo ntawe badafunga. Kabarebe we yarari kuri target yo kwicwa ahubwo no gufungwa kuko burya agira indimi ebyiri. Kandi uzi ko hari intambara y'abarundi y'abavuye i Burundi n'Abagande. Uzahakana zamenye urupfu rwa Musemakweri yapfuye. Musemakweri yararozwe kandi bivuga ko James Kabarebe bafitemo uruhari. Nimba rero Musemakweri yararozwe yababwiye ko dema yo mwishyamba yari kuri we na Kabarebe muri make n'abavuye i Bugande. Ntabwo ngiye ntimukambwire ngo mvuge bose kuko uwo ndi kumwe nawe mu rugamba cyangwa turwanana mu rugamba nta mpamvu yo kwirirwa, nta mpamvu yo gutuma mvuga byinshi, ariko nabari bavuye i Bugande. Ubwo rero abavuye i Bugande nibo bicaga abarundi. Ni inzika. Kabarebe kuba rwose yaba yarafunzwe cyangwa atari mu buzima bwiza dore ko arwaye na ya ndwara imwe bamuvidura amaraso, ntabwo ari ikintu gikomeye. Abandi bavuga ko yatirokeye muri ambasade yo Canada ari kuri Tanzania agasanga umuryango we muri Canada. Ariko mbibutse ko abandi bavuga ko hari umugore we yavuye muri Canada je hari umuntu wari wapfuye mu muryango, ubwo ngo bahita bamwaka passport ngo nabashobora kuba ari harana n'umugabo we bose bakaba barashizwe. Abandi bakavuga ko nyirabuko yapfuye. Byanga bikunde mugomba kumenya ko nta inkuru ibifite ahivuye kuko n'abajenerali bari hari abenshi. Iyo bavuze James Kabarebe kandi akaba yari kuri target haba hari ahantu ikintu kivuye. Ni ukuri koko ntabwo ari mu buzima bwiza. Nta no wanamubabarira kuko bazi ibyo bakoze, nibo birirwa bica abantu, nibo birirwa bajujubya abantu. Wafite n'umwihariko ko yaraheye ko azatera sida abakobwa bose bo mu Rwanda kandi ko kabageze ku buca. Ubwo rero umuntu nk'uwo nta nubwo twakwirirwa tumuririra, ahubwo twakwereka abandi ngo namwe mwese muzakurikira kuko iyo kuri ibyihebe birangira biguhitanye. Ndangiza rero mbashimira kandi mbabwira ngo nimuze mutere inkunga mutange imisanzu mwebwe muri Malawi, Mozambique, Zambia, muri Amerika, hirya no hirya mu Buraya, muri Aziya. Mureke tubarwanye, turi hano ku mupaka. Tubarwanye ntabwo tubatinya. Muranza amazina ni Jetri Sylvestre kuri Facebook, Twitter Jetri, kuri YouTube murambona ni Jetri Sylvestre. So ndabashimira rero mugire abari ku mugoroba mugire umugoroba mwiza, abari ku manwa nabwo mbifurije amanwa meza no kugira ngo tuzasoze umwaka mwiza.
ntabwo ndavuga kuri covid cyane, kuri covid babasubije muri guma mu karere, babase mu guma mu karere, ariko ibyo byose ni ibintu by'ibipapuro byo kubeshyabeshya kugira ngo babicishe ubukene muri gahunda yabo mbi y'ubugome, no kugira ngo bategure intwaro zabo. Mwabonye ko bagabye ibitero hara ku mipaka. Ibyo byose nta kintu kizima kirimo, ni ukubatesha umutwe, ni ukubicisha inzara, ni ukutabitaho, ni ukutita ku baturage babo, ni uguhaguruka tukabirwanya, kuko twaravuze twararuce kandi tuzakomeza kuvuga ariko n'ibikorwa. Ubwo mugire amanwa meza, abayireba mu gitondo mugire mu gitondo cyiza, umugoroba mwiza, tuzarangiza umwaka neza. So inimero yanjye ushobora kunyandikira ukajya muri groupe ya WhatsApp, ni akamenyetso ko guteranya 2 1 1 9 28 42 67 92. Ni kode ya South Sudan. Murakoze cyane rero, Imana ibakomeze barinde kandi bane namwe.